Guys, nk'uko murambaha utuntu twiza cyane tugezweho muri iyi si y'ikoranabuhanga na tekinoloji. Uyu munsi nakuzaniye akantu keza cyane kagendanye na WhatsApp update, aho ubu ngubu wabasha kurokinga message zawe ntihagire umuntu uzibona, ndetse na icon badge ya locked chat ntigaragare, ndetse niyo wambona umuntu ushaka kugenzura yaba shiri wawe cyangwa undi muntu ntago yabasha kuzigeraho. Nyabuneka mbere yuko dukomeza ndakwinginze banza unkandire subscribe, urabunteye inkunga idasanzwe, Imana igumugisha. Kandi nawe wakoze subscribe kuri Opano TV ndagushimiye kandi ngo haye ikaze, Imana igumugisha. Reka dukomeze. Mbere na mbere urafungura app yawe ariyo WhatsApp. Numara kugera kuri WhatsApp uraselectinga chat ushaka kurokinga. Reka selectinge uyu nta kibazo, ni inshuti yanjye. Urabona ko nayiselectinze. Nimara kuyiselectinga ndahita nkanda kuri turiya tudomo dutatu mu nguni, muratubona hariya. Nimara kudukandaho nkande kuri lock chat. Nimara gukanda kuri lock chat ndahita nkanda kuri continue. Bahite basaba gushyiramo pin cyangwa password cya partner nkoresha muri telefoni yanjye isanzwe. Noneho aho bigeze urabona ko yabaye locked, ariko ka badge ka locked chat kakigaragara. Kandi ibi nibyo tudashaka muri iki gihe kigezweho. Nta muntu ushobora kukubonera chat warokinze uko iboneye kose. Noneho rero kugira ngo aka kantu kaveho kandi ujye ubasha kuzibona, wowe urakandaho mwangiza ukuremo ya pin wari warashyizeho. Numara kwinjira muri za chat warokinze urakanda hariya mu nguni ku tudomo dutatu, urahabona ku tudomo dutatu. Numara kudukandaho ujye kuri chat lock setting, urayibona bahise bayima chat lock setting. Nikandeho. Ningeraho ndahita mvivura hariya kuri hide locked chat. Urabona ko bambwiye ngo locked chat won't show on your chat list. Ntabwo izo chat cyangwa ubutumwa wahishe bugaragara hamwe n'izindi message. To see them, kugira ngo ubone, enter your secret code on the search bar. Urashyira secret code washyizeho muri search, ahantu searchingira abantu, in your chat tab. Duhita tukagira on. Noneho bahita bambaza ngo generate secret code. Mpite nkandaho shyiremo ya secret code nzaninjiriraho. Reka twenda dukoreshe 1 2 3 4. Urabona nayishyizemo 1 2 3 4. Ndagenda ndakanda next. Nimara kukanda next barongeye barayimbaza 1 2 3 4 kugira ngo nkofirime ko ariyo neza. Noneho mpite nkanda done. Done. Tayari ubu ngubu namaze guhidinga, ndetse na ka bar kagaragaza chat lock ntako wabona. Noneho ndasubira inyuma. Urabona niyo na scrolling ute ntago nabona za chat cyangwa banyereke ngo chat locked chat. Icyo nkora kugira ngo nzabone za chat, noneho nzajya muri search. Nindangiza nandikemo ya secret code nakereye 1 2 3 4. Urabona ko bazahita banzanira locked chats. Urabona ko umuntu utazi ya code ntiyapfa kubibona. Nkahita nkandaho
nkahita mbona za chat nari narokinze. Biroroshye cyane. Noneho rero nimba ushaka ko nkwigisha n'uburyo wabikuramo urabinyandikira muri comment, nabyo biroroshye, cyangwa nawe ubyivumburire. Nyaboneka nimba ari wibagiwe kunkorera subscribe, bizirikane ubikore. Imana iraguha umugisha.